Padiri Obaridi mu magambo makeya yapfuye ku buryo bw'umubiri, ariko ku buryo bwa Roho Mutagatifu ntabwo yigeze apfa, kubera yuko ingabire Imana yamuhaye yamaze kwimurirwa mu wundi muntu, akaba arimo gukoresha impano ye yakoreshaga. Kubera yuko narindimo ndababwira ngo birashoboka ko umuntu ashobora gupfa, ariko ikibitsanye Imana yamushyizemo ntabwo kijya gipfa. Mu gihe rero mwabanye nk'uko Elisa yabanye na Eliya, Eliya yagenda agasigira umwitero we Elisa nawe agasigara akora ibitangaza. Nahamyaga ntashidikanyaje neza ko Obaridi atagombaga gupfa ngo agende azime burundu, kandi yaragiye abana n'abandi bakozi b'Imana, yaragiye abana n'abandi basaserodoti batandukanye. Uyu rero Mpeturukundo François Xavier arimo gusengera abantu ku wa gatatu indwara zigakira, buri wa gatatu wa buri cyumweru, ndetse n'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Mbaragije rero kugenda tukajya duteranira hari Kabacuzi ku bantu bahegereye. Erega iyo byageze mu gukira indwara, rimwe na rimwe ntimukite ku kintu cyitwa amadini, ntimukihagarareho. Murabona uyu munsi wa none n'insengero zirafunze, ariko turashima Imana ko zose zidafunze. Rero kuwaba afite uburwayi butandukanye, ni hepfo hariya Kabacuzi, nabwenge Kabacuzi mu karere ka Muhanga, mu murenge nyine wa Kabacuzi. Nababwiye ngo usa n'ukomeza iyo uturuka mu nce wenda z'i Kigali, usa n'ukomeza uriya muhanda wa Ngororero, usa n'ugana mu Ngororero, ariko ntiwambuka Nyabarongo utaragera ndetse no mu murenge wa Rugendabari. Hari ahantu bita mu Nkono Nshya. Mu Nkono Nshya abantu barahazi cyane. Mu Nkono Nshya iyo uhageze nibwo uhita uterera gutyo ugana muri gare ya Buringa. Ubundi mu buzima busanzwe bahita hazi burundu, wabaririza uti gare ya Buringa irahagana hehe. Warangiza ugahita rero umanuka ukerekeza iyi Kabacuzi, ukagenda ukabana n'Imana, Imana ikakomeza ikagushyigikira cyane, kandi indwara zirimo gukira. Mbifurije kubana n'Imana Data wa twese mu gihugu cyo mu ijuru, ikomeze kubashyigikira. Kandi abakozi b'Imana murumva ko barahari. Wa mwuka wari muri Obaridi Rusheshangoga, ubu uyu munsi wa none uri muri Mpeturukundo François Xavier, uyu musaserodoti. Imana ikomeze kumuha imigisha myinshi, imuhundagazaho ingabire nyinshi, ineza n'umunezero bituruka ku Mana bikomeze kumugota iburyo n'ibumoso. Ngaho rero ndahabarangiye, Imana izamuduhera uburame, akomeze asengere abantu ku ndwara zitandukanye. Bye bye. Naho butata muherereye hirya no hino, amahoro y'Imana nabane namwe. Nta handi rero njya nshishamo ngasimbuka nkaza tukaganira kuri runo rubuga, twongera tugasharinga ibitekerezo ndetse mugakomeza kuma makuru uko abagiye atandukanye. Imana mu ijuru ikomeze kubaho umugisha. Hanyuma rero ntangiye nsuhuza abari mu majyepfo no mu majyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali katikati indani. Imana ibarinde. Abari hanze bose mu Burundi, Tanzania, Uganda na Kenya, mbivuga mu ijambo rimwe nkavuga ngo abari bwota amasimbi. Ubwo n'abari muri biriya bihugu bindi byose ndabasuhuje cyane kuri uyu munsi rero mwiza cyane, kuri iyi tariki nziza, kuri kino gicamunsi cyiza, aho nari nicaye ahangaha nakiriye amakuru meza. Ndavuga ngo aya makuru ntabwo nayihererana. Ndagira ngo mbabwire ku makuru y'umukozi w'Imana witwa Obaridi. Obaridi, uyu padiri wakoraga ibitangaza, uzwi ku izina rya Obaridi Rugirangoga. Obaridi murabizi ko amaze imyaka ishyika kuri 4 atambutse, yapfuye muri biriya bihe bya Covid. Ariko noneho uyu munsi wa none wavuga ngo Roho Mutagatifu, bariko mbivuga, cyangwa umwuka wari umurimo, hari uwo urimo kuwukoresha uyu munsi wa none. Ntabwo twaba tubeshye, twakoze ubushakashatsi, twagezeyo turirebera, twarabyiboneye neza. Umwuka Obaridi yari arimo gukoresha akora ibitangaza, hari uwo babanye,
urimo kuwukoresha kugeza uyu munsi wa none, urimo gukora ibitangaza bigakoreka, urimo gukiza indwara zitandukanye, ndetse urimo no guhagurutsa abantu mu tugare. Nayo makuru rero mbazaniye ho gatoya, tubanze tuvuge se Obaridi yari muntu ki. Obaridi yari umukozi w'Imana usengera mu idini rya Katolika. Ku bari bamuzi cyane yakunze gusengera hariya bita Masa imushaka. Yari padiri imushaka hariya ni muri Rusizi, muri Cyangugu muri Rusizi y'ubu ngubu. Hanyuma rero niyo paruwasi yakoreragamo umurimo w'Imana we w'ubusaserodoti, nk'uko abandi bapadiri bose babikora, cyangwa se nk'uko abandi bapadiri bose babivuga, cyangwa se nk'uko abandi bapadiri bose bayobora nyine ibitambo bya misa nk'uko biba bimeze. Obaridi rero nyine yari umusaserodoti nk'uko n'abandi bose bamera, ariko noneho aza kugirirwa ubuntu, aza kugira imbaraga z'Imana. Yesu aramubonekera, arangije amuhagabira ingabire. Ndajya mbivuga mu buryo bwa Kiliziya Gatolika, amugabira ingabire yo gukora ibitangaza cyangwa se yo gusengera uburwayi bugakira neza. Ni benshi cyane iyo tuvuze Obaridi, harimo abantu bahita nyine babyumva cyane kurushaho, bamwe na bamwe bakaba batukana, abandi bati murimo gushinyagura, ariko noneho ntabwo dushinyagura. Ubu ngubu ibikorwa birivugira, ubundi mu magambo makeya ibikorwa birivugira mu buryo butandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo za mpano zose udakuyemo n'imwe Obaridi yari afite zo gukora ibitangaza, zo gusengera indwara zigakira, uyu munsi wa none zasigaranywe n'umupadiri mugenzi we witwa Francois Xavier Mpeturukundo. Francois Xavier uyu munsi wa none arimo gukorera muri paruwase ya Kabacuzi. Kabacuzi rero ni hehe gatoya, murabiruzi twebwe tuba turimo dukorera hano mu Kinini, urambuka ukagera hakurya ari Kabgayi, ugahita utambika gutya hirya, ubwo ni muri Muhanga. Ku bantu barakurikira kino kiganiro bari hirya no hino, ni muri Muhanga. Iyo ugeze rero hari i Muhanga, hari umuhanda uca gutya munsi ya gare, ariwo bakomerezaho bajya za Butaro, unakomeza ujya za Rusizi. Undi wo rero uca gutya haruguru, ntago uca munsi ya gare, ahubwo uca haruguru hariya ugenda usa n'ugana mu Ngororero. Ntago rero wirirwa ukomeza umuhanda ujya mu Ngororero. Iyo ugeze hariya mu cyahoze ari Buringa, ni muri Buringa neza, hari ahantu bita mu Nkono Nshya. Mu Nkono Nshya rero aho ngaho umurenge wa Kabacuzi neza niho uhita uhera kuri kaburimbo, ukamanuka ugakora nk'ibirometero, mpamya ko bitajya munsi ibirometero nka 40, urimo kugana kuri paruwase ya Kabacuzi. Kuri paruwase ya Kabacuzi bagiriwe ubuntu, uyu mupadiri witwa Francois Xavier arimo gukora ibitangaza nk'ibyo yakoranaga nk'ibyo Obaridi yakoraga, dore ko ngo banabanye cyane, yarangiza akaba ari we wamureze, bakoranye amasengesho y'igihe kirekire. Nta kindi rero, buriya Bibiliya igitubwira uwo bita Elisa na Eliya. Hari umuntu mu mujyi wa Kigali witwa ngo nta butayu nta Kanani. Elisa rero yabayeho kubera ko nyine Eliya yabayeho. Eliya murabizi yabayeho, akora ibitangaza bitandukanye, akora ibitangaza bishyika kuri 7. Hanyuma uwo yaje gusigira umwitero ari we witwa Elisa, yaje gukora ibitangaza bigera kuri 14. Twizeye tudashidikanya yuko uyu mugabo witwa Francois Xavier azakora ibitangaza birenze ibya Obaridi, kubera yuko we byamaze no gutangira, noneho mu buryo ki birimo gukorwa cyane, dore ko abantu bajya bagira buryo ki bakoramo ibintu byabo, we ntago birimo gukorwa nka kuriya wenda Obaridi yajyaga akunda kugira nk'icyumweru kimwe mu kwezi asengamo. Oya, we kugeza uyu munsi wa none arimo gusengera abarwayi inshuro imwe mu cyumweru, ndetse no ku cyumweru cya nyuma
cy'ukwezi. Ibitangaza birimo gukoreka muri paruwasi ya Kabacuzi, ubwo ni muri doyene ya Kanyanza. Yego, iyo tuvuze doyene abantu batari abakatolike ntabwo babyumva, ariko nyine ni muri doyene ya Kanyanza. Ni muri doyene ya Kanyanza nyine murabyumva. Yego, byahoze iyi paruwasi ya Kabacuzi bishatse gusobanura ngo yaturutse kuri Kanyanza. Kanyanza niyo yayibyaye. Mu mezi 3 atambutse bakoze n'isabukuru y'imyaka 10. Bakoze isabukuru y'imyaka 10. Hari hariyo akompanyi muzike yaturutse muri Petit Seminaire y'Ikabgayi. Bakoze igitaramo, abantu baraza baruzura, ariko nubwo buzuye kuri uwo munsi, abajya buzura iyo barimo gusenga, basenga isengesho ryo gukiza abarwayi, nabo ni benshi cyane, ku buryo hano hantu hashobora kuzaba hatoya, ku buryo hano hantu hakeneye kuba hazaguka mu minsi iri imbere, kubera ko abantu basigaye babura naho bahagarara. Ndahabarangiye rero nta handi, ni mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Kabacuzi. Ubundi mu magambo make ugira ngo ubyumve neza ubisobanukirwe, paruwase ya Kabacuzi iri munsi y'umurenge wa Kabacuzi neza neza. Twe turahazi ni iwacu. Iri munsi y'umurenge wa Kabacuzi neza neza. Ibitangaza rero birimo gukoreka, impumyi zirimo gukira, ibirema birimo guhaguruka, kanseri zirimo gukira, mbese ibitangaza birimo gukoreka nk'uko mubizi Obaridi yabikoraga. Mu magambo make rero nshatse navuga ngo Obaridi yapfuye mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka we, wa mwuka wari uri muri Obaridi uyu munsi uri muri François Xavier. Ndabifuriza rero abantu bafite ishyaka n'umuhate, abantu bafite indwara zanze gukira, abantu bafite uburwayi cyane cyane aho ngaho, Yezu arimo gukora imirimo n'ibitangaza. Yezu tumwiringire, kandi Yezu tumukunde cyane, kandi Yezu tumwishimire. Ikindi ntasoza ntavuze kuri Padiri Obaridi. Murabizi indwara zakize arimo gusabira abantu cyangwa se arimo kubasengera ni nyinshi cyane. Ikindi ntarorera kubabwira nuko kubw'amahirwe y'Imana bamushyize no mu rutonde rw'abatagatifu byamaze kwemezwa. Amakuru yabaye 100%. Nshuti bene data rero, aho muherereye hirya no hino, ni umugisha burara ukuntu umuntu abona amakuru ariko yarangiza akayibika hari wenyine. Ndagira ngo mbabwire ngo imbaraga zari muri Padiri Obaridi Rugwizangoga uyu munsi wa none ziri muri Mpeturukundo François Xavier. Mutambuke mugere hepfo hari Kabacuzi, murebe imirimo n'ibitangaza iri mu kuhakorerwa. Kabacuzi rwose nabarangiye ndababwira ngo umurenge Sako wegeranye n'umurenge nyine, ibiro by'umurenge. Paruwase rero iri munsi nta n'iminota 5 hagenda n'amaguru. Yego, nahababwiye ni mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Kabacuzi. Ubwo Kabacuzi mu magambo makeya ihana imbibi na Kiyumba gutya, igakora no kuri Mushishiro ho gatoya gutya, igakora no kuri Rugendabari. Yego, iri hafi aho ngaho, ndetse ikagabanaho na Nyamabuye byanze bikunze. Yego, ikagabanaho na Nyamabuye gutya ku gace gato k'umujyi. Ubwo rero mbifurije gukira indwara mu izina rya Yezu Kristo. Mutambuke mubane na Rugwizangoga mu isengesho ritandukanye. Abantu barimo kujya bagenda bagakubita bakaharara, bwarangiza bugacya mu gitondo agasabira abarwayi. Ntago we asenga rimwe mu kwezi, ahubwo gasenga inshuro 5 mu kwezi. Buri wa gatatu haba hari isengesho ry'umuriro ryo gukora imirimo n'ibitangaza. Ndabatumiye rero, ndabatumiye ni iwacu Muhanga n'ubundi. Neza y'Imana ikomeze bane namwe, kandi Imana ikomeze kubashyigikira ko bazagenda. Imana izabane namwe. Twakiriye ubuhamya bwa benshi. Ngewe impamvu nkoze kino kiganiro, hari abantu 3 bambwiye ko bakiriyeyo, niyo mpamvu hanyuma bamaze kumbwira ko bakiriyeyo, nanjye mfata inzira ndagenda, ariko ngenda atari mu buryo bwo kuvuga ngo ngiye
ngo gufatira y'amashusho ngo kugira ngo nkunde nereke abantu, ahubwo ngenda mu buryo bwo kuvuga ngo nanjye nsenge nsabe. Imana rero nabonye irimo kuhakorera cyane imirimo n'ibitangaza. Abafite uburwayi bwo mu mutwe abangaba bitwa abasazi barimo gukira, za karande zirimo gutumuka, abarwaye indwara nyinshi zitandukanye barimo gukira. Nimutambuke mugere hariya Kabacuzi, murasangayo umunyamuhamagaro uw'Imana yagiriye umugisha, uw'Imana yagiriye ineza, yarangiza ikamusigira ku mpano ya Obaridi, abakoreho ryake abasabire. Uyu nguyu François Xavier, Imana imuha umugisha, Imana imushyigikire cyane, Imana imurengere. Hari n'abantu benshi bajya bakunda gucishamo bakamurwanya, ariko burya mu ijambo rimwe nta wavuma uw'Imana itavumye, nta n'uwavuma umuntu Imana yihereye umugisha. Burya iyo yaguhaye umugisha iba yawuguhaye, niyo warashisha imbunda ya mitarayeze. Ndababwiza ukuri ntashidikanya ko Imana yamuhaye umugisha ikamuhereza iyo ngabire. Mukomeze kugubwa neza rero nshuti bene data, aho muherereye hirya no hino, ni umugisha w'Imana. Nagira ngo mbasangize ako kantu, namwe muzagende mugereyo, mubane nawe mu isengesho rikorwa ku minsi itandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Mwari muri kumwe na Emmanuel Nganji. Uze kubwira umuntu mwegeranye uti ni Emmanuel Nganji. Ndabakunda cyane, n'amahoro y'Imana bane namwe, kandi imbaragije Yezu na Bikira Mariya mwuka byaramwe. Ineza y'Imana ikomeze kubabaho, ineza y'Imana ishobora byose ikomeze kubashyigikira. Mbibasabiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nawe uze kugira uti